Yes, good morning my people, good morning abantu banje beza cyane nkunda kuri Tina TV show. Aba Tina TV show mwese ndabasuhuje muri iki gitondo cy'uyu munsi. Nje muri kumwe muri kuvugana nanjye ni wa musore wanyu nk'ibisanzwe Brahma aka Magagari. Ahantu mpagaze hano hanze hararyoshe, haramahumbezi, harakayaga keza kameze bon. Noge kugusuhuza wowe kudukurikirana, wowe ari ubwo bwa mbere ukanze kuri link, ari bwo bwa mbere utangiye kudukurikirana. Kanda subscribe ukande kukazogera kugira buri video nzajya na uploadinga uzajya ugetinga notification. Siko bimeze kugira utazajya ujya gusacinga kuri YouTube yawe ngo ubanze ngo ujye kwandika Tina TV show whatever no, wowe uzajye ubona notification kuri YouTube yawe aho uri hose tugishiraho ikiganiro nk'ibisanzwe. Ni Brahma aka Brahma Gafotozi, umusore wanyu ubakunda cyane. Uyu munsi mbafitiye story ya danger, story kandi irenze, story ryoshe cyane byatari. Noneho reka mbabyira ukuntu gahunda zimeze cyane ku bantu mukiza mukiri basha ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel yacu ya Tina TV show. Gahunda ukuntu zimeze, ngewe ntanga topic, sibyo tuba tugomba kuganira, tukungurana ubumenyi, tukaganira, tugahana ibitekerezo, experiences zitandukanye mu buzima bwacu. Nyiri gutanga topic ni ngewe, ariko nyiri gutanga ibitekerezo n'ibindi byose ni mwebwe. Alright, ni mwebwe ntago ari ngewe. Comment zanyu munsi mujye mureba kuri comment. Iyo umaze kureba ikiganiro ni byiza kugenda kuri ahantu hagenewe comment, ugende usome comment ziriho ndetse nawe utanga ibyo bitekerezo byawe kugira bifashe abandi. Ngewe mba mari nka vola, ariko mwebwe ni mwebwe mutwara, sibyo? Ni mwebwe bashoferi. So kugira ibintu biryohe cyane kandi bibe birenzeho cyane kurushaho, ngewe ntanga topic nkanayivugaho, ariko nawe ukayigiraho uruhare kuri comment zawe, ukatubwira uko ubyumva, ukatubwira uko ubibona, ukatubwira nawe experience y'ibyo bintu ufite cyangwa se ibyo bintu twavuzeho. Bikaba byiza gutyo kugira bifashe undi, bigufashe, bifate n'inshuti zawe. So iyo umaze kubikunda aba ari byiza ko ugasharinga n'abandi. Siko bimeze. Ndabakunda cyane aka Brahma Magagari, nk'ibisanzwe Brahma Gafotozi. So reka twitangirire twiganirire. Story ifite uyu munsi ni story ya nyayo, ishingiye ku nkuru nyayo, ndetse ni n'ikibazo nzi ko kiri muri societe mugari, cyane ku gitsina gore, cyane ku bakobwa ndetse n'abadamu bubatse. Uyu munsi turavuga ku kintu gikomeye cyane kuri ubu buzima bwacu dusanzwe tubaho. Ni story ngewe ndumuhamya wayo y'ibintu byabaye. One day twari dutashe na sister wanje, ari mu kagoroba cyangwa se reka mvuga ari nijoro. Sister wanje yakira call y'umuntu baravugana. Maybe sister wanje by the way sister wanje arubatse. Arubatse, afite umugabo, afite umwana, afite urugo rwiza, aranyuzwe, ameze neza. Ariko naje gusanga igitsina gore cyangwa se abakobwa barwana intambara nyinshi cyane zitandukanye kandi zikomeye cyane byatari, zituma nibaza ku bibazo runaka. Ari naco kiganiro uyu munsi tugiye kuganiraho. Ese gukunda umuntu, wa musore we cyangwa se wa mugabo we, gukunda umukobwa cyangwa se gukunda umugore, ni ngombwa ko kuba wamukunze waranamupropoje ntiyakwemerera cyangwa se ntiyaguhakanira, cyangwa se akakubwira ko agiye gufata umwanya wo kubitekerezaho? Ni ngombwa uko uba wamukunze ko nawe ugarurirwa rwa rukundo, cyangwa se ni ngombwa ko iyo umuntu umukunda ari ngombwa ko nawe agomba kugukunda? Question mark. Icyo ni ikibazo. So rero that story twari dutashe, tugeze kuri gate yakira call y'umuntu baravugana. Ako bitewe n'uburyo kibavuganye n'uburyo kibaganiriye byagiye bituma nibaza ibibazo byinshi cyane. Numva ko bidakwiriye ko iki kintu numvishije atari wowe wenyine uhuye naco, ari abakobwa benshi cyane bagihuriyeho, ari abagore benshi cyane bagihuriyeho. So bituma nibaza ibibazo byinshi, bituma ntekereza kuri rubanda nyamwinshi. Bituma avuga ati reka iyi story nyikoremo ikiganiro kugira namwe
cyane cyane namwe abagabo namwe abasore mukurikirana ibiganiro byacu byo kuri Tina TV show mubyumvireho kandi tugire experience runaka twunguranaho ubumenyi. Alright, bavuganye kuri phone baratongana, bamera nk'abatongana, babyirana nabi cause my sister yaramaze kurakara. Bisa nkaho uwo muntu yasaga nk'ari kumuhatiriza urukundo, amuhatiriza ko agomba kumukunda, amuhatiriza ko atamwitayeho, amuhatiriza ko amubwira ko adatira attention kuri we. So kandi already sister wanjye ari kumubwira ati you know me, you know very well, mfite umugabo, ndubatse, mfite umwana. So ntabwo ngewe ndi muri urwo rwego, sindi muri yo stand yo kuba najya kudatinga na nkinyuma umugabo wanjye. Nta kintu ufite cyatuma cyunyuma wanjye umugabo wanjye kuko ndanyuzwe ntacyo adakora. So kuba twaramenyanye, kuba umukobwa mwaramenyanye, kuba umukobwa yarakubashe akaguha time yiwe, mukaganira mukaba inshuti, ntago bisobanuye ko yagukunze. Aho hantu abahungu benshi cyangwa se abagabo benshi bakunda kuhibeshaho. Niyo mpamvu nashatse iki kiganiro tugikore, tukiganireho nawe uze kutubwira uko byumva. Uhuye n'umukobwa uramuterese just kubera ko mwari mwabanze kumenyanamo gake, mwamaze kuba mu inshuti ho gake. Alright, birumvikana ntashaka kugutakaza nk'inshuti, ntashaka nuko mugeranirana umubano mubi. Arakubashe, arakumvishije, wenda ntabashije kubona igisubizo cyihuse cyako kanya, ariko ntibivanyeho ko agomba kukubaha, agomba kukugira inshuti nkuko mwari musanzwe mwari muri inshuti. Urumva? So bitewe n'uburyo ki wenda kubw'impamvu z'ubucuti mugahura, wamusaba ko muhura akaza, wamubwira ati merekeza aha, akaza mukajyana, wamubwira ati nendaga ko dukora akantu runaka kajyanye n'imishinga y'amafaranga, mukagakora kuko nyumva ko abifitemo inyungu nawe. So wowe ukibesha ukibwira yuko wenda mwaba muri mu rukundo cyangwa se yaba gukunda. So guys, aho hantu tuba turi wrong cyane. Hari igihe umukobwa kuba, hari igihe umukobwa agufata nk'inshuti, hari igihe umukobwa akuba hafi kuko ubikwiriye, kuko uri umuntu ukwiriye, umuntu ugomba kukuba hafi. Ariko bitavuze ati ko uwo muntu muri mu rukundo nawe ko mukundana. Then bikaza kugera igihe ukajya kwisanga kubera uwo mwanya we ari kuguha, kubera ako gaciro aba yaguhaye, kubera iyo attention ari kuguha yo mu bucuti, wowe uri gushaka kuyitiranya cyangwa se uri gushaka kuyuririraho, uyigendereho, umufatirane kuri ubwo bucuti we ari kuguha abwako kanya kubera uburyo ki ari kukubaha byako kanya, wowe gahita uvuga ati okay reka mufatirane. So ugasanga uri gushaka kumwitwaraho nkaho hari ikindi kintu kiri beyond y'ubwo bucuti, kiri beyond iyo respect aguhaye. Guys, bano bakobwa, bano bashiki bacu, bano ba future wife bacu n'abantu bakomeye cyane, tujye tunabubaha, tujye tunabakunda. Yego tubakunda ariko bidasobanuye ko tugomba kubakunda mu buryo turi kubyifuzamo. Ariko mu gihe ubonye n'uwo mukundana nk'uko ubyifuzamo nawe akaba ariko abyumva, aho ni amavuta, aho ni uburyohe kabisa, aba ari fresh. Ariko twibaza ikibazo kimwe, ese niba ukunze umukobwa ni ngombwa ko nawe agukunda? Ni ngombwa ko umukobwa wese watereta agomba kujya mu rukundo nawe? Ese usanze umukobwa ari mu rukundo n'undi muntu wowe wamukundaga, byakwica umubano wawe nawe? Byakwangiriza ubucuti bwawe nawe? Byakuraho ko mutagomba kuba inshuti? That a question. Icyo nicyo kibazo uyu munsi tugiye kuganira twibazo. Ahanjye ngiye ku ruhande rwanjye mba numva ko bidakwiriye ko umuntu niba wakunze umukobwa nibikunde ko agukunda nk'uko ubyifuza cyangwa se nk'uko wabiteganyaga, bitakwica cyangwa se bitakwangiriza ubucuti bwanyu. So kuko ubuzima hano ku isi tuba turi ku ishuri, tuba turi kwiga.
kandi ubuzima burakomeza. Urukumva uyu munsi umuntu murahura mukaba inshuti mukamenyana, ukumva uramwishimiye, ukumva uramukunze, ejo wamutereta byakwanga ukivumbura, ariko ntabwo ubuze aho hantu uwo muntu muzongera mugahurira. Mushobora guhurira mu zindi nzira, mushobora guhurira mu nzira z'umutekano, mushobora guhurira mu nzira z'ubuzima, mushobora guhurira muri business, mushobora guhurira ahantu ugiye gusaba akazi ugasanga ari we manager cyangwa se ari we boss nyiri iyo company cyangwa se nyirako kazi. Uri kumva? So ugasanga rero uri kwicira amahirwe ngo ni kubera ko uri gushaka guharanira inyungu zawe kuruta inyungu rusange. Alright? So rero mwumva ko icyo kintu ku ruhande rwanjye kitagakwiriye. Icya kabiri, peu importe uko byagenda kose, ese niba wakunze umuntu hari ikiguzi kibirimo? Gukunda umuntu ni ugukunda umuntu, ariko nta kiguzi kiri mu rukundo. Alright? Njye nkunda kubona abantu benshi, numva abantu benshi bitotomba cyane cyane igitsina gore, kuko wamukunze, kuko umwitayeho, kuko hari ibyo umukorera, nawe uri kumva ko hari icyo agomba kugurana ibyo ngibyo uri gukora. Ukumva ko akwiriye kugusoma, akwiriye kukurekura ukisanzura ku mubiri we, akwiriye kukureka mukaryamana. So guys, ibyo biri fair kabisa. Ntago ari sawa. Tuganire. Okay, ntago ndi gufata imyanzuro ku ruhande rwanjye, ngewe ndi kubivuga kuri side yanjye. Nge ndumva ibyo bintu kuri ngewe atari sawa, atari byiza. Sibyo? Buriya nuko ari ikiganiro tuzakora kijyanye n'ibintu bivuga mu guhuza ibitsina cyangwa se mu mibonano mpuzabitsina, icyo biba bivuze n'icyo biba bisobanuye, n'imbaraga n'ikiba kibyihishije inyuma cyane. So rero buriya umukobwa cyangwa se umugore wemera akavanamo ubwambure bwe akabukwereka, hari igihango kinini cyane gikomeye kuri wowe wa musore cyangwa se wa mugabo abakoze. Nawe wa mugabo we, si ngombwa ko ubwambure bwawe ubwereka buri muntu wese cyangwa se buri uwo muhuye uko ubyumva cyangwa se uko ubyiyumvamo, kuko icyo uba ukoze nawe aba ari ikintu gikomeye cyane. Next video tuzabivugaho, uzaba uri in touch kugira ikiganiro gikurikira iki ngiki uzabashe kwiyumvira no gusobanukirwa cyane cyane ikintu kijyanye n'imibonano mpuzabitsina, kuko ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bidasanzwe. Abantu barabikinisha, babifata normal, bumva ko nyine kubikora ari ibintu bisanzwe, ari besoin isanzwe y'umubiri, wumva ko ushaka gusa kugira bigende neza, ariko haba harimo igihango gikomeye cyane. Hari n'ibindi bintu byinshi cyane biba byishije nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina. So rero mwe gufata mwa basore mwe namwe bagabo mwe, gufata ko niba umuntu umwitayeho cyangwa se umukobwa umwitayeho cyangwa se niba umukobwa umukunda, niba ukemura ibibazo byiwe byibanze n'ibindi byose bishoboka, kumva ko ari ikiguzi cyo kuba waryamana nawe. No, kuryamana n'umuntu buriya ni ikindi kintu kirenze ibyo byose, kirenze kuba wafasha umuntu, kirenze kuba wamukunda umuntu. Kuryamana n'umuntu ni igikorwa kiri spirit, nubwo abantu dushaka kugifata ko ari igikorwa cy'umubiri. No, ni igikorwa kiri spirit, mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'ibintu tutumva. Haba harimo ibintu byinshi byikubiyemo cyane cyane mu gukorana imibonano mpuzabitsina. So rero guys, ikiganiro cyacu twikomereze ako kari agaciyemo kugira mbabyire ko kuba umukobwa wamukunze, kuba umukobwa umukemurira nezi ziwe, kuba umukobwa musangira mukadetingana, ikiguzi cyabyo ari ukuryamana. No, ese ubundi ibyo ntabwo wabikora n'ubundi mutaryamana? Ntabwo wakundana n'umuntu umwaka imyaka ibiri without make sex. Ibyo si ibintu bisanzwe nabyo, kuko mutumva ko byari bisanzwe, nk'uko nawe waba uri umusore wakundana n'umukobwa nta mafaranga ufite, nta kazi ufite, izo needs akaba yagira iki, yazigukemurira. Ese we iyo azikemuye nawe akubwira ko ikiguzi cy'uko agukemura izo needs ari uko ugomba kuryamana nawe? So that is it. So rero twumve ko tugomba kubalansinga ibintu. Umukobwa cyo kimwe nk'umuhungu, umuhungu cyo kimwe nk'umukobwa. Yego ntabwo bishobora kungana, ariko nanone mu gihe turi muri ka y'urukundo tugomba kuzuzanya twembi babiri. Sibyo?
So buriya reka ngutere story, njya nkunda kureba nkanashishoza cyane cyane mu bintu bijyanye n'urukundo muri relationship. Akenshi ujya gusanga twebwe abahungu tugira amatsiko yo gushaka kumenya ubuzima bw'abakobwa buri munsi ku wundi. Yariye, yanyoye, yambaye gute, yasohokeye he, bimeze gute, mu rugo bimeze gute, urukumva. So rero akenshi ujya gusanga umwana w'umukobwa kubera ko mukundana kandi we atabasha kwifata no kuguhisha, aba ari kukubyiza ukuri, akakubwira ati ngewe rero mu rugo ni sawa ariko twari dufite akabazo gutya na gutya na gutya, ngewe ku kazi ni sawa ariko ntabwo barampemba, nendaga kuzishura inzu tariki ni. Akenshi usanga voluntary ari twebwe twiha volontairement gukemura ibibazo by'abakobwa bacu, si nuko ngo babidusaba, oya, ni handi wisanga mwaganiriye, mwateye story, then kaguye mu gutwi yuko hari ikibazo runaka gihari, kaguye mu gutwi yuko akeneye kwishura amafaranga y'inzu, wewe ubwawe volontairement kuko ubusunitswe n'urwo rukundo ugafata charge kuvuga ati iki kibazo reka nyimukemurire. Siko bimeze, akenshi niko bikunze kugenda. Akenshi niko bikunze kugenda. Nabwo umukobwa ushobora kubaho akavuga ati ngo sheri ndashaka kwishura amafaranga y'inzu, nyishurira inzu. Abo ni bake pe, ni bake. Simbavuganiye ariko ni bake uzasanga umukobwa yabasha gufata iya mbere kubyira umusore bakundana ko agomba kumukemurira ikibazo. Akenshi mu kuganira, mu kugenda tugira amatsiko, ariko sina amatsiko mabi, ari amatsiko meza kuko tuba tubahangayikiye, kuko tuba tubakunze, then tukamenya ibibazo baba bafite. Ibyo bibazo rero iyo bamaze kubigira tujya kwisanga ari inshingano zacu kubikemura. So rero it's your responsibility mu gihe uri mu rukundo ukumva ko ari inshingano zawe, ariko inshingano zitagombeye kumva ko hari ikiguzi cyazo. Siko bimeze. Gukunda umuntu si ikiguzi cy'uko agomba kugukunda nawe. Kuba umuntu umukobwa yakubaha, kuba umukobwa yagendana nawe, kuba umukobwa yasangira nawe, kuba umukobwa yagusura, ntabwo bisobanuye ko ufite uburenganzira bwo kumufatirana cyangwa se bwo kumukoresha ibyo ushaka mu nyungu zawe, ngo ni kubera ko yakubasha. One, tekereza, fata ku gaciro aba yaguhaye, aba yakubasha. One, two, aba kwemereye umwanya, kandi murabizi ko twebwe nk'abagabo time is money. Aba yubashe wowe, abaguhaye agaciro ke, abaguhaye uwo mwanya we, uwo mwanya yakagombye kugenda kuwubyaza umusaruro mu bindi bintu, yakagombye kuba ari mu kazi, urukumva. So ariko yemeye kuguha uwo mwanya, urukunyumva. 3, man, uwo muntu abakumva, abagutega amatwi. Niba umuntu ushobora kuvuga ati umwana w'umukobwa ukamubwira ati ndashaka kujya mu ntara runaka, wamerekeje tukajyana, akemera agasacrifice ibintu byose mukajyana, why not utamwubaha? Why not utamufata nk'umuntu ukwiriye icubahiro, ariko ugahita wumva ko kubera ko akumva, kubera ko asacrifice umwanya wiwe, kubera ko akwitayeho, kubera ko aguhangayikiye, ngiye kumufatirana uyu nguyu finale PPP mubite hasi mbomore. No, nagaruko nguka. I'm so sorry gukoresha imvugo nkizo ariko nizo mvugo zigezweho, nizo mvugaho hano hanze dusanzwe turi kumva ngo nukubomorana. Kubomora no, gahunda si ukubomora. Ubaha umuntu nk'uko akubasha, kibe mu gihe cyanyacu, kibe mu buryo bwiza, kibe mu gihe hamaze kubaho contact hagati yanyu, abyifuza nawe ubikeneye, mukabikora fresh. So ladies and gentlemen, jewe yari Brahma aka Brahma Gafotozi. Iyi yari Tina TV show. Wowe ari bwo bwa mbere ugitangira kubona video yacu, kanda kuri subscribe kugira buri video tuzajya dukora uzajya ugetinga iki notification. So reka nizere ko abantu mwadukurikiranye mwumvishije ikiganiro cy'uyu munsi. Story yanjye y'uyu munsi yari iyo ngiyo. Guys, nta kiguzi cy'urukundo kibaho, ntarwo. Ikiguzi cy'urukundo n'urundi rukundo, ariko no mu gihe wakunze umuntu ntagukunde, respect umuntu numukunda ukabona bidakunze, komeza wibera inshuti nawe. We never know, twe guhubuka, twe gusara. Ari igihe umunsi bitakunda n'umwaka ugashira, n'imyaka 2 n'imyaka 3, ariko nyuma kazaba ari uzaba mu mufasha wawe. Ibintu byose bigira igihe cyabyo, kandi iyo bigendeye ku gihe cyanyaco ciza bigenda neza.
reka nizere ko wowe wankurikiranye ubashije gukuramo isomo ryawe uyu munsi, kandi nawe ugiye kutuhereza comment zawe ukatubwira uko ubyumva nuko wumva ko ibintu bigomba kugenda. Ikintu twabuze muri iyi myaka ni ugutegereza, kandi buriya utegereje arya ibihiye. So rero tugire kwihangana, tugire gutegereza, kandi tugire kubaha. Buriya kubaha ni ukubanza ukiyubaha kwanza. Respect yourself, then ushobora guhita respectinga abandi. Mu gihe cyose uhuye n'umuntu umva ko ari umuntu nawe ameze nkawe, nawe ashobora gutekereza nkawe, oya pana kumva ko agomba kugenda nkawe nk'uko ubishaka. No, nawe afite nawe uko ashobora kuba byumva wamungana, urukumva. So rero ndabakunda cyane, respect, ciao, reka twongere duhure kuri next video, ndabakunda.